iyo uyu munsi tuyitangiye gutya tugatangiriye hano undebere tugatangiriye hano ngaha hari abaje bahondagura inzugi murabizi abantu nyine hari ukuntu umugore aba afite nk'umugabo w'umusirikare akavuga ati kuva mfite umugabo nyine w'umusirikare ntago aba ahari reka nizanire indi bonso tube twaryoshya uyu mugore yagiye kuzana undi muhungu aramuzana amwinjiza mu nzu atazi ko umugabo wahari kumbe umugabo arahari yahageze kare yavuye ku kazi bari bamuhaye konji yaje atabivuze yuko ari buze barakwereka umugore uko yinjiranye n'undi musore mo hano ngaha bo binjiye bashaka kujya mu byabo binjiye bakubitaho urugi sinzi ibyo bashakaga kujyamo fande yarabibonye aravuga ati ye yarabirebye arikanga areba ibyo abonye ndebera nawe wageze kare mu rugo ukabura umugore ugasanga umugore ntawe wari uhari ugasanga mu rugo ugasanga umugore ntago yari ahari wategereza igihe wari uzi ko yari azira washyize amafaranga ku meza watangiye kuyabara ukabona yinjiranye n'undi musore ese wowe wabitekerezamo iki wabigenza ute barakwereka umugore yatangiye kumubwira ati rwose ati kiriya kigabo kirambihiriza pe ati kiriya kigabo n'ubundi njye mba nizeye yuko kitari bwaze vuba kuko uko ari kubimubwira uyu nguyu yahise abona umugabo we arikangagira ubwoba arikanga umugabo aramubwira ati gira yewe ati gira yahise amutungira urutoki ari nkawe se wakora iki uyu mugore yarakomeje aramubwira ati uriya mugabo n'ubundi ati muri kuno kwezi ntago ateganya kuzaza ati kuno kwezi ati nta gazaza ndabizi neza ati niyo mpamvu tugomba kugufiringana monke nawe ati niyo mpamvu tugomba kuryoshya niyo mpamvu tugomba kwishima ati nzagenda kuzana hano ngaha uze nyine tugire ariko uriya mugabo rwose nujya ugera hano ngaha ati uzajye wizera yuko ufite umutekano 100% uhagije kuko aba yagiye kuko ntago aba ari hano ngaha wumve mana yanjye iyo yatangiye kugenda avuga nyine ibintu byinshi uyu ngera avuga tutavuga ko wambonye se tutavuga ko wambonye yaramubwira ati gira ibyakuzanye ati gira ibyakuzanye utigera uvuga uko njye mari yaramuhaye gasopo umugore yatangiye kumurondorera ati rwose njye mba mbizi yuko muri kuno kwezi ntago aba yahari na iyo azaza n'ubundi aranteguza arambwira ati ahubwo reka nkuremo mari buno bushyuhe ndi kumva nshyushye ati reka nkuremo mari ubushyuhe na undebere uyu nguyu yaramubwiye ati mva mbese ati ubwo se ubuzika ataje koko ati ndabizi yewe ati ubwo ati wowe kudakuramo ati kudakuramo wibuke kano gahungu niba ari umusore yabonye fande nawe yahise atangira kwivugisha ati koko se wizeye uko ntawe uba uhari ati wizeye uko aba ari ntawaje ati mba mbyizeye ati mba mbyizeye mba mbyiteguye ati ahubwo kuramo uri kuntinza ati kuramo vuba vuba ati kuramo ati ikindi ati buriya wari uzi n'ikindi se ati yagiye kuza atarabanza akamenyesha debera ati ahubwo wowe kuramo umupira uri kuntinza we ati kuramo umupira debera afande yararebye arumirwa ye ibaze kumva urugero nkawe wenda umugore wawe ayo uri kuvuga ayo magambo uzi ko wagiye ku kijobu uzi ko wagiye gushaka amafaranga ugasanga umugore ari kuvuga bino bintu atakubonye yuko uhari yarikanze mana yanjye nawe wakwikanga uyaramubwira ati rega banza ukuremo nanjye ndahita nkuramo ati banza ukuremo yese akuramo ibintu by'ibisatsi aba yambaye abikubita umugabo mu mutwe undebere mana we we yamukubise yakuyemo ibintu by'ibisatsi amukuramo ibintu by'amakote ajugunya inyuma uko ari kujugunya inyuma ntago azi yuko ari kubitera umugabo we ntago azi ko ari kubitera umugabo we ndebera yahise amwataka ati mera neza ye ati ndi kumva nashyushye cyane ati ndi kumva nashyushye byo gufatigira vuba umugabo ari kubireba mana we ari nkawe wakora iki wabigenza ute umugabo ari kubireba ari gukuramo imyenda amujugunyaho we ntabyazi ari gukuramo imyenda akomeje kumujugunyaho amubwira ati kutarimo witegura kandi tuje turi mu miriro ya danje ati wowe nk'abandi kureba ati nk'abandi kureba ntazi ibyawe ati ntago unyishimiye kuba turi kumwe ati uriya mugabo wenda bizi ko aba ari ntaho hari dore reba umugabo bamuteye imyenda kandi uyu mugabo niba mubizi neza uyu mugabo ni umwafande ni umusirikare yatuje yabihoreye uyu musore niwe wamubonye umugore ntago yamubonye umugore yahise atangira kubwira umuhungu atari kuri kuntinza
ati kuri kuntinza imonga aramubwira ati rega impamvu ati mba njemba ndi gukeka yuko uriya mugabo aba hari uyu nguyu mugore akamubwira ati wapi ntawe ubuhari ati ntawe ubuhari berakwereka afande atuje gake ari pose yakuyemo umukandara ndagusaba yakuyemo umukandara amaze gukuramo umukandara afata bya byenda abirambika hasi iki gitunura amaso yakuyemo sentire nawe undebere amaze kuyikura mu ipantaro ye uyu nguyu akomeza kumurondorera ati yewe ati vayo ntawe wari atari ko kutari kunyegera ati nyine yahise atangira kumwihobeza ariko uyu nguyu we yagize ubwoba ari kuvuga ati mana yanjye ati ndapfuye ataranyishe hano ngaha nta kintu wakora nta kuntu wabigenza cyatangiye kugira ubwoba gitangira gutitira gitangira mbese kuba cyagira ubwoba ku rwego rwo hejuru hari ukuntu ugira ubwoba ukabona inzira n'ubwo wayinjiyemo gusubira inyuma ntibiri bukunde yakuyemo umukandara aravuga ati sha ngiye kugukubita ibaze ni ntawe ku mutima yaravuga ati ngiye kugukocorera umuntu koko ariko uyu nguyu yahise akwama amera nk'urwaye pararize nubwo uyu mugore nyine akomeje kumwereka yuko ari amahoro we ibintu ari neza wibuke umugore ntago yabonye yuko umugabo we ahari umugore niyo mpamvu ari kwataka uyu muntu uzi uyu musore ati rega atuze ubushyuhe mfite ndebera umugore yaraje yigira imbere arangije ajya hejuru ya wa musore undebere ndebera nawe ari nkawe wakora iki ari nkawe usanze umugore ari kugukorera ibintu nk'ibi waragiye ku kijobu wakora ibiki reba umugore ari kuvuga ngo yashyushye cyane yatuye bagire vuba nawe undebere uyu musore akamubwira ati yewe ariko wabaye witonze n'ubundi wabaye witonze koko ku mwanya uhari n'ubundi kandi gikunje nawe wibuke uyu musore we yabibonye yuko umugabo ahari yabibonye yaje ashyushye amuteruye ariko cyagezemo hano kiba nk'ikigoryi kinjiye mu nzu indani kibagiye kubibona hari ukuntu bavuga ngo yashyuka irapfa iyo nguyu yakomeza kumubwira ati njyewe rega urabizi ko nubwo ari ubwa mbere twahuye ati nta gitima kibese ati urikumva hari igitima kibi ati ahubwo ati wenda waba witonze nyine kuba tukagira mu kanya tukabanza tugatera amastori uyu mugore aramubwira ati ko tuje uri ufite umuriro wa danje utangiye kunyigiraho ibiki ntabwo ari wowe unteruye ibyo byo kugira mu kanya ntabyo nkeneye umugore yatangiye kwikuramo imyenda uyu wari kwishima mu mutwe akavuga ati wabaye witonze koko ndebera wa mugore ari gufata amashati noneho akayakubita umugabo undebere ari kuyakuramo ayakubita umugabo ahantu yicaye ku ntuza ku ntebe we ntago azi yuko umugabo we ahari ntago abizi mu bintu atazi nabyo ntago abizi nawe undebere mw'abantu mwe undebere ntago abizi yaramubwiye ati reka nkure mu bundi wowe uri kugira ikibazo uri kugira ikihe kibazo ko nta kibazo kindi gihari ndebera uyu nguyu yajyaye avuga ati nyine ndabizi ko nta kibazo gihari ariko ubu tuba twitonze wa muntu we kuko iyo twihutiye horega ibintu birapfa tuzi ko nta nakibagiwe uyu nguyu yaramubwiye ati ibyo bibazo byihorere ibyo bibazo byihorere wikwirwa ubimbwira ati kuheho ukora icyakuzanye n'ubundi uriya mugabo ntawe uhari ndebera afande yarakomeje kwitegereza akomeza kwirebera imyenda bari kumutera akavuga ati se uyu ni umugore wanjye ni igiki ndebera uyu mugore yakomeje kubwira uyu muhungu ati ariko wageze hano biki wa muhungu we wageze hano biki wageze hano birakunaniye kuje urimo umuriro kuje watuye kuje wasaze bigenze bite ati bigenze bite barakwereka umuhungu we yatangiye guhunga umuhungu yagize ubwoba bwo kuba yabikorera mu gata ariko wabaye witonze wabaye witonze barakwereka mu guhindukira umugore yahise abona umugabo we ahita atungurwa arikanga wibuka ibisego yamututse wibuka amagambo yamubwiye wibuka ibintu yamukoreye arimo avuga ngo umugabo we ntawe ubuhari ngo aba yagiye wibuka ibintu byose yavuze mana yanjye nawe wakwikanga bya bigambo byose yadidibuje
ati umugabo ntawe uba uhari, ndebera umugabo. Noneho yabonye ko umugore amubonye, wabifata nk'ibisanzwe. Wibuke umugabo wowe yari yahageze kare, nubwo kano kagore navuga yuko uyu mugore we atari yabibonye. Yaravuze ati ndimo ndabonekerwa, ndimo ndarota, ndi mu nzozi, ndi mu biki? Ati ndi mu nzozi, ati ndimo ndareba ibidahari, ubu ndebere. Umugore nyine yese yaratunguwe, atangira kwizamurisha amajipo. Umugabo we akurayo, atangira gukurayo bya byenda bamuteye, areba rino gote ry'iyimbwa ry'uyu musenzi w'umuhungu waje hano mu rugo rwe. Atangira kwitegereza rino kote. Nawe undebere, uyu nguyu yaramubwiye ati ntabara, noneho ndapfuye. Ati ntabara. Uyu nguyu ndebere, uyu mu afande, uyu mugabo w'uyu mugore yatangiye kureba iyi myenda. Ibaze nawe kubimbwa nk'iyi ngiyi, atangira kureba bya bisatsi yari yambaye ku mutwe, atangira kubireba. Umugore wari yakomeje kuvuga ndi kureba ibihari, ati Imana imfashe rwose, ati Imana imfashe, ntaba ndi kureba ibihari, haba ndi kureba ibihari. Uyu nguyu yaramubwiye ati ibyo urareba ni ukuri, ati ibyo urareba ni ibintu by'ukuri, ntabwo ari filime uri gukina. Ati ibyo uri kureba nibyo barakwereka, nawe wakora iki? Yakuyeyo ya sentire, undebere, yakuyeyo wa mukandara, amaze kuwukuraho wa mukandara, undebere, yigira imbere ari nkaho usanze ubonye bino bintu bikaguca mu maso gutya. Ese wabyitwaramo ute? Wakora iki? Hari abo muri iyi minsi bacaga inka, hari abo bacaga inka babafashe nka gutya, ariko uyu mugore we ateye ubwoba ari nkawe. Wakora iki? Ndebera, uyu mugabo yatangiye kwivugisha ati njyewe ni uyu mugore wamamagaye, ati amaje kumpamagara, atankure pfiriya ku muhanda nyine ngo tuzane mu rugo. Sinzi icyo wabeshya hano ngaha. Yatangiye kwireguza byinshi nyine, urabizi nawe nk'umuntu bafatiye mu cyaha. Yatangiye kwireguza byinshi, atangira kuvuga ubugambo bwinshi, avuga ati uyu mugore nawe yanamwihakanye. Yaramubwiye ati nje nigeze nkuzana, ati nigeze nkuzana, atataba wowe. Batangiye kwitana ba mwana. Umwe akavuga ati ntago nakuzanye, undi ati nakuzanye. Ese biri buhererehe? Umu afande yahise afata urufunguzo, undebere, yafashe urufunguzo atuje neza cyane. Amaze gufata urufunguzo aruvunira mu ngufuri, agiye gutanga ikigwa. Ese wowe nk'aha hantu wakora iki? Icyo ni ikibazo, uze kunsubiza muri komenti. Nk'ahantu wakora iki? Umugore yahise atangira gukuraho ya myenda yamuteraga. Undebere, umu afande, umugabo we yigira imbere, akurura wa musore. Umusore akomeje gutakamba cyane ati mbabarira. Ariko ibi ni ibintu bitabaho, ibi ni ibintu navuga ngo ni ibintu umuntu atakubwira ngo ngarasaba imbabazi. Ibyo ntibibaho, ntibishoboka. Yarapfukamye aravuga ati mbabarira basi, ati utankubita, ati mbabarira utankubita, ati mbabarira utankubita. We nta jambo yari yavuga. Uyu mugabo ibyo yabonye, urabizi abantu nk'aba ntago bapfa kuvuga ibintu, ntago bapfa kuvuga ubusa. Yatangiye kwizingurana, yatangiye gukurayo umukandara neza atuje, atangira kuwukuriraho umukandara, akubita ingegera. Arangije akubita ingegera yihicigwa. Ese we wakora iki? Wakora iki? Uyu mugore yatangiye kuvuga ati mubabarire, ati mubabarire we, ati mubabarire, ati mubabarire. Umugore niko yatangiye kuvuga ati mubabarire. Ariko nawe ese wowe wabigenza ute? Kano kagore kakomeje gutasa kwitakambisha ati mubabarire, tutica umuntu, tutica umuntu. Ndareba kandi aka kagore niko kazanye ibintu by'amahano muri runo rugo, niko kabiteye. Katangiye gupfukama karavuga ati tubabarire, ati tumubabarira aba yagenda. Agasore bakarambitse hasi, bari kugahata ikiboko, bari kugacanira, barimo baragatera inkoni. Uyu nguyu yaravuze ati tubabarire utica umuntu. Uyu mugabo we nta jambo ari kuvuga, ariko uyu mugore akibibona yakomeje kuvuza induru ati mubabarire. Wese we wakora iki? Yafashe uyu muhungu amurambika hasi mwabibonye, ari kumuha ikigwa, amubwira ati sha tansiyo, ati tansiyo shazo zizongere. Ese uyu mugore we ari bumukorera ibiki? Ndagusaba ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu bita kuri Nitanga Films, aho tubaha filime zibigisha mu buzima bwanyu busanzwe, aho tubaha filime
zituma muryoherwa umunsi ku munsi, mugafiringa umunsi ku munsi, mukishima kuko duhari. Uyu yatangiye kumutera, ari kumucanira, ndakwibuka ari kumutera. Nawe usanze ese ari wowe usanze bino bintu bibayeho, usibye kwihangana wakora iki? Wakora iki? uze kumbwira ikintu wakora. Yaramukubisa gukubitira umuhungu hano ngaha, sinzi umuhungu niba ari bube yava hano hantu, sinzi niba bari buze kuba yacika. Umugore we yatangiye kwambara imyenda nyine, atangira gusibanganya ibimenyetso, yahise guterugurira agahungu bagashyize bakagize interi, bari kugatera. Biravuga ati mbabarira rwose, ati mbabarira, bamucaniye bamuteye. Nubwo ari kuvuga ngo amubabarire, yakomeje gutakamba cyane ati rwose gira impuhwe, ati gira impuhwe. N'umugore aravuga ati mubabarire, mubabarire. Umugore nyine yaravugaga ati none haranyica. Yaramubwiye ati ni wowe sha, ni wowe unsigariraho, ati ni wowe unsigariraho. Nicyo kintu nshaka kuba nakubaza, ni wowe unsigariraho kubera iki? Ni iyihe mpamvu? Tuzi ko abantu uri nta soni ugira, tugatinyuka ukinjira hano, tugatinyuka ukinjira hano wumva ntabwo ufite. Uyu musore yahise atunga urutoki uriya mugore ati njyewe n'uriya ni uyu mugore wawe waje arancuka, aramaze kuncuka nyine anzanamo hano ngaha mu gipangu. Uyu mugore atangiye kwiregura ati ntago ari njye, ati ntago ari njye. Ariko sinzi amagambo wavuga, sinzi korowani wavuga, sinzi amajambo wamubwira kugira ngo abe yakureka. Uyu mugore yaramubwiye ati wabifashe nk'ibintu bisanzwe ukamubabarira. Yaramubwiye ati haguruka peti, ati haguruka, ati haguruka shaka do, ati haguruka. Ese aramubabarira, biragenda bite? Yarakomeje kuvuga ati ngenda cyari umwana rwose, mba nibereye pfira mu gasyata, ati ngenda cyari umwana, ati yaje nacuka. Uyu mugore nawe akamwitakana ati nje ntago namushutse, ati ntago namushutse. Yaramubwiye ati uzi ko birangiriye hano se? Ati reka birangirire hano rwose, umbabarire irya nyuma nigenzere. Uyu mwafande yaramubwiye ati n'undi munsi, ati ibi biguha isomo ryo kuba utazongera gukinisha bino bintu, biguha isomo. Yese avuga ati reka njye ku mavi, ati rwose, ati bimpaye isomo, ati sinakongera kugaruka kuba nakora bino bintu. Ati mbabarira rwose, ati mbabarira, nzatanga ubuhamya, nawe unyumvire ngo mbabarira, nzatanga ubuhamya. Yabonye ibintu bikaze, noneho agera aho asaba imbabazi, arapfukama aravuga ati numbabarira nzatanga ubuhamya, nzagenda nigisha urubyiruko. Yaramubwiye ati njye sinshaka yuko ibyo bintu by'ubuhamya, sinkeneye iki, ati sinkeneye iki, ati ahubwo ngiye kumanika. Uyu muhungu yarashinyitse cyane, arakomeza ararira. Barakwereka umugore nawe, umugabo yatangiye kumubaza ati niba usigaye unkorera, aho unkorera bino bintu bigeze hano ngaha, ati nkaba nkagenda nkizera yuko mpagusize ukakora bino bintu. Uyu nguyu yaramubwira ati rega no, ati n'uyu mubiri udushuka, ati n'uyu mubiri udushuka. Uyu nguyu we akomeje gusaba imbabazi, akomeje gutaka cyane asaba imbabazi, sinzi niba ari bwazihabwe. Barakwereka uyu mufande yaramubwira ati niba unkorera, umugabo yaramubwira ati niba unkorera. Yakwiyeyo agafunguzo yitonze, arangije afata rya gote bamujugunyeho, aramubwira ati inyana y'imbwa zambara amagote nk'aya ngaya nizo nzanira mu rugo. Uyu nguyu yarakomeje aratakamba ati ndi wo mu gasyata, ati njye mbabarira nigendere, ati mbabarira rwose, ati njye numbabarira irya none, ati nzajya njya gusenga, bino bintu sinzanabisubiramo. Barakwereka umugabo niba agize impuhwe, niba agize imbabazi, ntago mbizi. Ese umugore we wamukorera iki? Umugore wamukorera iki? Yarakinguye. Uyu muhungu asa nk'uwishimamo, aramubwira ati nsohokera mu nzu ugende, ati nsohokera mu nzu ugende, ati nsohokera mu nzu, ati hagarara tujyane, ati hagarara tujyane. Umugabo yahise yongera akubitaho urugi, wa wundi agiye. Uyu mugore akomeza kuvuga ati mbabarira rwose, ati mbabarira urukundo rwanjye rwa mbere, ati mbabarira, ati ngiye ku mavi, ati ni umubiri uryana. Ari umugore wawe wamukorera ibiki wa muntu? Ese yagusaba imbabazi ukazimuha?
bwira nawe yaratakambye aravuga ati nawe ntago uba watwitayeho cyane atari ko mbabarira pe ati mbabarira uyu nguyu yaramubwira ati uzanire umuntu nkuriya mu rugo rwanjye nta soni ni ibintu bigayitse uyu nguyu yakomeje kuvuga ati rwose ati nawe yabuze icyo avuga yaramubwira ati ceceka ati twarasezeranye ati ntabwo wagakwiye kunkorera biriya bintu umbabaza bigeze kuriya uzana abo ubonye bose mu mihanda yose unkorera amahano nkariya ati njyewe ntabwo nabana nawe ngo mbishobore ati kugeza uyu munsi nkubwire kuva aka kanya ati tubyaranye babiri ati tubyaranye babiri barakwereka yahise akata arangije arigendera yarakase arigendera uyu nguyu akomeza hasi agumya hasi ari kurira ati mbabarira ari kurira asaba imbabazi ari kurira areba ko yadohorerwa nyine akaba yagenda yabonye umugabo wagiye nyine hari ukuntu ubona nyine niba uri mu ikosa watangiye guca ibiti n'amabuye ukabona umuntu agiye ukagira ngo arakubabari yaje gucunga ngo arebe ibyo umugabo we nyine yaba agiyemo atangira gucunga barakwereka wa mugore w'uyu mugabo yaraje ngo ashaka gucika wibuka umugabo yavuniyemo urufunguzo kashatse gucika nyine ngo kabe kakurikira uriya muhungu asanga yavuniyemo urufunguzo umugabo yaraje sinzi ibyo ari kuzana nakubwiye ngo niba ukurikira cano yacu uzajya usobanukirwa byinshi nica inkuru nk'izi ziryoshye yaramubwiye ati turatandukanye aka kanya turatandukanye ati fata imisatsi yawe ati icyitwa icyawe cyose cyo muri runo rugo ugombe ube wagifata ukava hano ati fata n'aya makote y'inshoreke yawe ube wakurikira amabebi yawe ati ube wakurikira iriya ngegera mugende mwese ati fata vuba ati fata akatsindwa ati mushyire mu munundo musanke ati bikundanye birajyana niba wari wamukunze mukurikire kandi rindagire njyewe ati mukurikire ati ureke kuba wanyicira ubuzima ati ngiye sinabana nk'umuntu nk'uyu ati fata inkweto zawe nize rebera ni umugabo utuje ni umugabo witonda yaramubwiye ati njye sinkeneye kuba wantesha umutwe sinkeneye kuba wanteza ibibazo sohokera mu nzu twumvikane uyu nguyu yaravuze ati mbabarira rukundo rwanjye rwa mbere ati rwose mbabarira nawe sinzi niba wababarira umuntu usanze muri bino bintu sinzi niba wababarira umuntu usanze ari kuguca inyuma ese we wabyitwara mute ariko simbizi niba wamuha imbabazi byaterwa n'uburyo uforomye hari n'uwahita avuga ngo mvira haka kanya nk'uko uyu nguyu yabikoze uyu nguyu yakomeje gutakamba asaba imbabazi ariko sinzi niba wasaba imbabazi ukazihabwa noneho uyu mugore ahanabera akaga nyumvira uburyo yamubwiye ngo muri bibiliya ngo haratubwira ngo usaba imbabazi azajya arazihabwa ati mbabarira ati muri bibiliya haravuga ngo usaba imbabazi arazihabwa ati numbabarira koko ati urabukurikije iby'ijambo ry'Imana ati urabubikurikije ati njyewe ati nkurikije n'ibintu ngusanzemo we tihaguruka subwo uri kwegera ibiki ati ubwo urimo uranyigwingizaho gutyo ati uri kumva iyo mibare wantera yamfata tihaguruka vuba bumvire hano ngaha ati fata ukuntu twawe ati haguruka umvire mu rugo sinzi niba mubabariye yaramuhobeye undebere amaje kumuhobera undebere barahoberanye uyu mugore aramubwira ati rwose njye mbabarira uyu mugabo aramubwira ati reka nguhobere ariko ube yaramuhobeye agira ngo aramubabariye yaramuhobeye agira ngo amugiriye impuhwe yaramubwira ati reka ngusezereho bwa nyuma mbe nakubura mu buzima bwanjye uyu mugabo ni umugabo w'umwafande utuje uri poze yaramubwiye ati reka nguhobere nangize ngo amugaruye mu rugo ariko aramuhobeye arangije amunagira itwe aramubwira ati aho ugiye uzahirwe ati aho ugiye utazanteza ibibazo yatangiye gukurayo ibikapu by'uyu mugore atangira gukusanya imyenda ye ajugunya hanze afata na za nkweto ajugunya hanze amubwira ati genda rwiza umvire mu buzima utazankoresha amahano utazankoresha ibibazo uyu mugabo yasigaye hano ngaha arimo yibaza ibyo abonye arimo yibaza ibibazo ahuye nabyo nawe undebere uyu mugabo yaravuze ati mana
kuki unkoze bino ngibi, ati kuki unkoze bino. Yasigaye ari kwibaza uburyo bigenze, ariko ni umugore byose wabiteye, ni umugore byose wabiteye. Ese wowe wakora iki? Yaramwirukanye aramubwira ati urugendo rwiza, genda rwiza umvire mu rugo umpe amahoro utazamfungisha. Ni gutya tukarangije. Umugabo yafashe sentire ye ajya kuyibika,